kibuga cyo mu rya Kanimba mukora umuganda ntihagira turashize none kubura nta mpande ya 5. ubundi ubu mbyutse mu gitondo cya kare ubundi kujya he koko ariko ubundi abantu bahora batangaza imiganda ubundi iki kibuga ntigikoze uriya muhanda sera hasigaye hacamo n'amakamyo se naraboswe hari uramutse utangaza umuganda yewe nyerere se aruziko Kosha ubundi wowe uri muratangaza umuganda muri iki gitondo wabuze icyo ukora twese kare ubuyobozi bwangwe ngo nangaze umuganda niwe wabimbwiye ubuyobozi bwabyutse muri cya gitondo cya kare uje kukubwira ngo utangaze umuganda cyangwa ni kwa kundi nawe ubishaka uvuga ati nabuze umumaro na mikorere kampfe kuvuga hoya da umuganda ni ibintu tuba dukomba kwimaginamo tugakora Kosha usigaye wimaginamo ibitekerezo byawe warangiza ukabyutsa akagari kose ugasakuriza ntago ari ukubasakuriza ariko Kosha reba muri iki gitondo cya kare butari bwacya usigaye wanga abantu ntago ari ukubanga no kugira ngo mukore umuganda ese ubundi umuganda barawukorera he wakigogiwe ntabwo natangaje umukana mvuga ko urabera hano ku kibuga mbese iki kibuga gikoze n'undi basanzwe bakiniramo ntabwo iyo abagikiniramo se akaba aribo bagikora njye n'undi ko nisaziye nakamanitse godiyo nazimanitse ntagikina umupira ako sha nimba utagikiniramo abana bawe ntabwo bagikiniramo niba bagikiniramo se kuki utahamaga uvuga ko abana aribo baza kugimara nina ese ubwo ko wari uryamanye n'abana bawe ntari kuza kubabyutsa cyangwa niwe wari kubabyutsa God up ufite umutwaro ngo wikoreye amadegede Kosha ubu umuntu w'umugabo usigaye wifata ugatuka undi mugabo mugenzi wawe ntabwo ari ugukutuka ni ukukujijura undi muganira wawe ujyamo cyangwa ntabwo ujyamo amasengesho kudasatana n'undi ntawe ndi bujyemo ahubwo niba ari n'icyo wabyutse uduhamagariye ahubwo njye kamita urajya hehe wowe kumara nina utapfa ntiwakimara how are you burya uri umusirikare ndamujyana kumufunga sho niba abana barya Kanimba TV babandi bakunda abanyarwanda bose kandi natwe turabizi muradukunda mwarebye video zacu turasubiramo niba mwarebye video zacu mukaba mwazikunze nimugende mutadufolowinze nimwibarirwe na komenti ni rya Kanimba TV. Nice.